seze ebyiri ubwo ni merikato zingahe ni merikate enye kwa gatandatu kabiri abakinnyi b'abanyamahanga 18 kwa gatandatu ubwo ni neshatu harya bimazemo imyaka 3 se uyu si uwa kabiri uwa mbere yamuguza ryari n'abambere 2023 mu kwezi kwa 8 2024 mu 2024 mu kwa mbere ubwo ni ya kabiri mu kwa 8 2024 mu kwa mbere 2025 no mu kwa karindwi 2025 ubwo ni merikate 2025 merikate 5 n'abanyamahanga 18 ubwo bahereye kuri ba Pama Songwe babandi baje mbere na ba Sheibubu nabitwaga ba Benjamin yitwa Banga Benjamin rero bakoze kwicara bakareba umusaruro uva mu kubazana n'ibibatangwaho babona nta nyungu ubwo barabaze babara bitwa ba Benjamin Bango wavugaga babara Apam Asongwe babara uyu mwataka wo mu Nigeria yitwa nde Victor Mbao Chukwemeka babara abaje nyuma yaho gatoya abitwa ba Pichu bo Afande Richard yazanye abitwa ba Tadeo Luanga abitwa ba Chidiebere na mugenzi we Senyo Bodo sweciye Diebere niyo Chidiebere ariko mugenzi we yitwa nde bari babiri Chidiebere na Odibo Godwin Odibo barabara bose ariko bajya gukora iyo mibare bongeyemo na ba Suley Sanda baje ari bane hari abakinnyi bigeze kuza Kameruni baraje babajyana muri Mapinduzi batatu bahita bajya muri Marine bateranyije abakinnyi bose basangana 18 muri seze mu myaka ibiri 18 baravuga bati ikipe yungutse iki mu buryo bwa performance imbere mu gihugu amanota yari yongereye no kuvuga ngo APR uburyo yagiye gutwara championnat rukuntu uvuga ngo okay ku ruhando rwacu rwa Afrika ntago birakunda ariko imbere mu gihugu twajyaga tugira 60 none twagize 70 twazirushije izi kipe turimo turazihonda umuhisi n'umugenzi barareba bikoreye inyigo bikoreye evaluation babona nta cyahindutse bavuga ati rero birashoboka ko abantu barimo baratwibira muri transfer birasaba kwiga imitwe mishya kwiga gukora etude yatuma APR igura neza abakinnyi mu kwezi kwa gatandatu kandi yatangiye kubakorera scouting mu kwezi kwa mbere aho kugira ngo bagura abakinnyi mu kwezi kwa mbere APR kugira ubu ntace y'amana ifite coordination yabyo hazamo ibintu bishobora kuviramo APR igihombo kandi muri APR ubu ikintu cyitwa ifaranga kirakanyaze kirafunze nta n'umuntu ushobora kwiba muri igiceri cy'ijana rwose niwo mwanzuro APR yafashe ngo ku isoko ryo mu kwambera APR ntago abantu bazayibona icyo ni cyambere icya kabiri ifite abakinnyi babiri bamaze kuyimenyesha ko bifuza gusohoka uwa mbere biribo biraba taken in consideration birimo birarebwaho barimo barabirebaho hari na probability na possibility yuko byakunda kubera ko byo birimo n'inyungu y'amafaranga APR mu gutangira kugura abanyamahanga iyo yari ifite n'umushinga uvuga ngo niba nakuguza 50 ese haje utanga 70 hari icyo byabyara aho ngo hazamo no kuvuga ngo wasigaje igihe kingana iki kuri contrat hari ibintu byinshi bareba hakaba nundi we bisa nkaho APR itabyifuza ariko umukinnyi warimo pushing out akoresheje imbaraga nyinshi arimo ashyiramo imbaraga kugira ngo bamure kure yigendere aho bakinnyi bande ndahera kuwo bisa nk'ibigoye umukinnyi witwa Aliou Wane Aliou Wane afite ama equipe abiri amwifuza ama equipe abiri amwifuza na ama equipe imwe niyo muri Iraq indi niyo muri Algeria ayo ma equipe kushaka gufata umukinnyi usigaje amezi 6 ku masezerano ya APR ngo barimo baratanga amafaranga atageze no ku 30,000 by'amadolari muri APR na ama equipe atanga amafaranga make bakareba bakavuga ngo nitujya gushaka umudefenseur kuko APR kugera ubu ifite Clement 30 ku mezi 6 kuri Aliou Wane ni make ariko bagomba gushaka umusimbura ariko umugani uri ya mwana ntago ari amafaranga make ku mezi 6 amezi 6 umusimbura icyambere nuzamwongerera twabonye ko APR na Aliou Wane bitarimo birakunda nimuzamwongerera aya mafaranga ubwo ni menshi oya wowe uri kubitekereza uri urimo urabitekereza ku APR yigiye ku 30,000 bizwe biguza Alex
ni umwana muto ariko bavuga ko ari umwana wa projet ni umwana bagiye kubazubakira kugira ngo abajemo ko bamuguze baritse akagenda oya da bafite Yunusu bafite Clement bakagira n'uwa Alex nta wundi bagomba kuba bane ngabo mu ikipe y'umupira ibamo abakinnyi 20 polyvalence ivuga iki ntago ejo bundi warebye aho Declan Rice akina kuri kabiri mu mupira ushobora no kuzana n'umwataka akajyaho kuri match imwe byabaye nta Rice akina kuri kabiri mu mupira ushobora no kuzana n'umwataka akajyaho kuri match imwe byabaye ntago icyo kintu cyagombye kuba ariko urumva bakeneye abakinnyi buzura mu myanya yose kugira ngo no mu myitozo na za deka zikunda nakubwiye Arsenal ifite buri abakinnyi babiri kuri buri mwanya ariko Julian Timber na Ben White baburiye umunsi umwe bituma Declan Rice ava kuri nimero 8 aza gukina kuri kabiri si n'ubwa mbere ko na Thomas Partey nawe sezishize yarahakina kandi APR ifite ubushobozi bwo kubwira Rwasamazira Marina ati muduhe mu defenseur kandi bamubaha ubwo uravuga mukire confiance yego yaza uravuga niyo washaka imbere muri yo erega reka ngira inama APR nanjye wenga yigeze kutuvuga kimwe niba rekure Soane baje muri Marine bazamure mukire confiance mujye muri mukura mufata umwana wanyu Abdul cyangwa n'uwinari ariko buri munsi amakipe buri munsi muyohereza mu isoko ni nacyo gituma umupira udatera imbere isoko ikipe kukiza dajya zishaka ibisubizo n'imbere mu bafite nago wenga ibyo bintu yigeze kukivuga aravuga ati buri munsi iyo isoko rigeze abantu batubwira ngo tugure twaravunikije ariko se twabanje tukareba ko n'imbere mu dufite nta gisubizo twabona ubwo se bagusubije bati si icyo se nyine cyatumye wenga adatwara ibikombe bikomeye oya ariko si yarabitwaye ariko nabo baba bibeshye ahubwo nuko ngira ngo n'abatoza bacu turaborohereza bakaba nabanibwe kubera ibyo bintu dukunda kubagirira kuko iyo izo ni circumstances zishobora kuba ku mukino umwe cyangwa ibiri ntago ari circumstances zaba ku mikino 10 n'ingahe isigaye ya championnat muri tour iyo ni case ya mbere ya ariko kuri Soane APR itamurekuye yabirimo yihima niba ibihumbi 30 by'idolari bigera ntabwo uzakomezanya nawe wamaze kumwereka ko atari umukinnyi ukeneye nubundi ni Clement na Yunusu Alex arahari ibyo kuvuga ngo Alex yaguzwe ibihumbi 30 none se turabyemera tubiha umugisha ko Alex yakaguzwe ibihumbi 30 muri Gasogi ariko Soane urabizi ko yagejeje mu bihumbi 100 none se ko agiye kumara ayo mezi 6 agakinamo match ebyiri cyangwa iminota 10 akagendera ubu uramenye ntuzongera gukora iryo kosa mu mupira Anthony Manchester yamuguze miliyoni 100 yamutangiye angahe muri Betis Sevilla no rusenda nta mu gihe cyo mu mupira donc umukinnyi agira shite nibyo 160 ukumira nibyo 160 ahubwo wereba ingiye nemera ko bitana kagombye kuba 160 ariko nubundi dufate ko ari 160 wamutanzeho none se uzamwongerera 160 hasigaye amezi 6 ufite Alex none se ko ayo mezi 6 ugiye kumumarana mu mezi 6 uswana kinnye iminota ingahe hari iminota 45 afite mu mezi 6 atambutse ushobora kuba nta minota 90 uko ari match yakinye yose ariko nta match atarakina nazo ntazi match ebyiri ntazo urumva ubundi uwo mukinnyi agiye mu mezi 6 none se n'ubundi ko ugiye kumarana na mezi 6 adakina akazagendera ubuntu 160 ubundi bizagenda bite muzane bagwe 30 uzongereho nka 20 ugura undi mu defenseur mwiza wamaze kumugira umusimbu umugani uri ya mwana ibyo yavuze hagati y'ibihumbi 15 na 30 Soane wamutanga okay undi rero yitwa Denis Omedi ameze neza muri Afcon Denis Omedi ubu tuvugana amaze kugira uruhare rw'ibitego bibiri mu mikino ibiri mu gikombe cya Afrika muri Uganda Cranes kandi Denis Omedi amaze umwaka wuzuye muri APR kuko yaguzwe mu kwezi kwa mbere umwaka ushize Denis Omedi afite ikipe yitwa Saba yo muri yitwa Saba Sports Club ikaba ari ikipe y'ahantu biti Saba n'ubundi mu gihugu cya Malaysia ni ikipe iri ku mwanya wa 8 muri champion y'ikiciro cya mbere muri Malaysia iyo kipe yo iratanga ibihumbi 50 kandi APR yatangiye kubishyira muri consideration Omedi asigaje igihe kingana iki arya yari yasinye umwaka n'igice nawe guess ndumva ari amezi 6 nawe asigaje
urumva rero iyo business baba bayikoze neza cyane 100%, kuko yaje mu kwa mbere k'umwaka ushize. Byose ni kimwe ariko Denis Omedi bakaba batekereza no kumurekura mbere ya Alisson kubera iyo mpamvu. Denis Omedi muri APR ibyo bamwifuzamo yananiwe kubitanga. Icyo ni agihuriyeho na Alisson. Muri APR ibyo bamwifuzaho yananiwe kubitanga. Ariko byibura ku mwanya we bafite Barafinda na Haji bashobora gutanga ibyo nawe abaha. APR ifite abawinga benshi. Nta kibazo cy'abawinga ifite. APR ifite abawinga benshi. Yewe n'uyu kiwanuka nawe wamushyirayo akagenda akahakina. Na Ramazani wahamushyira akagenda akahakina. We babona ko bafite ibisubizo byinshi aho ngaho bitandukanye no muri defense centrale. We birashoboka cyane ko Denis Omedi abantu bashobora kubona muri uku kwa mbere bidatinze. Ayo ni n'umubenchi asohotse muri AFCON 60 ariko n'ubundi hazamo kandi 50 kukuvuga ngo ni 50 by'idolari hakazamo nayo yaguzwe. Ni nkaho APR ibibaye hambusa. Imeze nk'isubijwe yo yatanzwe kandi yabakiniye umwaka kandi abakiniye umwaka. Asigaje amezi 6. Niba nk'ibyo frame yavugaga batanateganya kumwongerera amasezerano babonye ayo mafaranga. Urumva nk'ako kantu uvuze byibure bayiramburse ariko kuri Suwane ho baratekereza igihombo cya miliyoni 100. Ntabwo bagomba kubitekereza. None se Robi niba ibyo babitekereza pula bafite yo kuyagaruza niyi byibura abakinira amezi arega APR ifite ibibazo bya defense. Azabakinira se kandi APR ifite defense agihinduka azabakinira. Ariko yaje ari hejuru ntiwavugaga ibintu bya accident. Hari impamvu ejo bundi yagiyemo bamukinisha batabiteganyije. Babura igitego ku munota wanyuma niba batsindi. Bari bagifite ko bakinnye 6 iyo se kiganda bahari. Ajya batabara ntihari match ya penalty yakinnye mu mazo cyabaye. Ukwiye kwanga 30 ngo ku muntu uzajya ugutabara. Dauda yaravunitse. Nta kibazo ugize. Muri iriya match remplacement bazirangije. Se kiganda ntahari. Bashaka ku renforcer muri mediane bari imbere. Niyo mpamvu Suwane yagiyemo. Ubwo azarindira azajya ngo kuri mwe muravuga muti bombi nibagende nta kibazo APR ifite. Suwane yaje ari hejuru. Baramwicaza ubu yanasubiye hasi urwego rwe rwasubiye hasi yakinye Musanze ni Rubavu. Ni Musanze ibatsinda 2. Amakosa Suwane afite amakosa. We na Yunus Kibiriti na Essence. Kujya bareke gutekereza ngo bamutanze 150. Kuko nayo uzagaruza. Ntayo uzagaruza. Ahubwo ikiza nuko ibyo bintu bazajya ubikora hakiri kare ukabarekura hakiri kare. Mu 160 nibona umuntu asa nk'uguhombera ukagaruza ababyibuza 60 akagenda hakiri kare. Nka kwa kundi kwa Mamadou Si baramwimanye. Araza kugendera ubuntu. Efrem mu mpira niho hantu hambere haba inyungu ya vuba hakaba n'igihombo cya vuba. Ahubwo ifo kumenya kubyakira. Rwose Valeri y'umukinnyi ishobora kuva kuri miliyoni 100 ikahiteba 5 cyangwa 10. Nkuko umwana waguze miliyoni 1 ejo ashobora mu gitondo bucya afite Valeri Marchand yageze muri miliyoni wenda 50-60. Na match imwe iguhindurira umupira ni ibintu bya vuba vuba. Match imwe ya Denis Omedi asimbuye ishobora guhita imugurisha direct. Nkuko bimugerekerega muri mundo wasanga ari AFCON imugurisha. Saba Football Club nimutungurwe rero mubonye avuye muri AFCON atagaruka i Kigali ahubwo agahita yerekeza mu gihugu cya Denis Omedi. APR ntabwo ari umukinnyi yigendeyeho. Ngabo yaga APR nga mahirwe ikabona nuza kugura uno kintu bitwa ndi Memere uyu nguyu wicara Lamine kabona nkugura nka Lamine kuna Lamine agiye ntibajya mu cyano rimwe na rimwe hari atajya no kuri Fede match. Ariko iyo Uwatara kandi abo bakinnyi n'abakinnyi babahembwa za $5,000 muri APR barabahenda cyane. Iyo Uwatara bazanye Lamine bavanye muri Jeux Olympiques muri groupe provisoire bamwatsi ngo Lille Uwatara Uwatari yajya muri AFCON ibyo byari blague hakagenda na undi ninde ubwo wenda hakaba hagenda na Jean Pierre na Dao cyangwa se na Yunus cyangwa Memeri Dao. Uwatara na Memeri Dao bakajya muri AFCON APR ntiyari gukomeza champion. Hako kuba haragiye se kiganda na Denis